Kurota ni igikorwa kiba kuri buri muntu wese nk'uko ubushakashatsi butandukanye bwagiye bubigaragaza. Bwatangaje yuko abantu bose bashobora kurota, ariko hari impamvu yuko abantu bamwe bashobora kuvuga yuko batajya barota ari uko akenshi babyibagirwa. Ugasanga warose ibintu ugacya wabyibagiwe ukavuga ngo ntago njya ndota, kandi ari uko ibyo bintu wabyibagiwe ahubwo wabirose ari uko wabyibagiwe, ariyo mpamvu ugenda uvuga ngo ntago ujya urota kandi ibyo bintu wabirose ariko wabyibagiwe. Abahanga bavuga yuko iyo warose ibintu bisa n'ibyo wiriwemo cyangwa se bifitanye isano n'ibyo wari urimo, ngo izo nzozi zawe zishobora kuba kenshi nta gisobanuro kinini ziba zifite, ahubwo ko mu gihe warose ibintu, iyo warose ibintu bidafitanye isano n'ibyo wiriwemo cyangwa se n'ibyo wari urimo cyangwa n'ibyo wahozemo, akenshi ngo ibyo bintu nibyo biba bifite agaciro cyangwa se nabyo biba bifite ubusobanuro buhambaye kurenza za nzozi warose z'ibyo wari wiriwemo. Ibi ngibi ariko nabyo bikaba bidakuraho ko hari abantu bafite impano yo gukabya inzozi ku buryo ibintu yarose abyuka cyangwa se abikabya neza uko yabirose akaba ariko bigenda ijana ku ijana. Abo bantu babaho, ugasanga yarose ibintu neza neza uko yabirose. Niba yarose wenda ari nk'umuntu upfa, ugasanga uwo muntu koko neza ijana ku ijana uwo muntu arapfuye, cyangwa se niba ari n'ikindi kintu yarose ugasanga kibaye neza neza nk'uko yakirose. Abo bantu babaho. Rero ushobora kuba ufite iyo mana ntubimenye kuko utajya wita ku nzozi urota, cyangwa se wenda ntunamenye n'ibisobanuro byazo. Uyu munsi rero tugiye kukubwira muri iki kiganiro ibisobanuro by'inzozi hafi abantu benshi bakunze kurota, ariko mu bindi biganiro mbega tugiye kuzinyura hejuru, tunyura hejuru gakeya tureba uko ibisobanuro byazo ukuntu zisobanuye, ariko mu bindi biganiro tuzagenda noneho tuzinjiramo in deep tureba buri nzozi ukwayo, tureba ibisobanuro byazo. Tugiye kureba inzozi 12 n'ibisobanuro byazo, ariko turabinyura hejuru, hanyuma ni mu bikenera mu bindi biganiro tuzagenda tureba inzozi ku yindi. Izi nzozi rero zose tugiye kuvuga ni z'abantu benshi bakunze kuhurizaho, maze nawe niba bijya bikubaho ubashe neza kubisobanukirwa, umenye ibyo ari byo, umenye ibyo warose ibyo ari byo. Inzozi za mbere abantu benshi bakunze guhurizaho mu kurota ni ukurota ukora impanuka. Iyo urose ukora impanuka cyane cyane y'imodoka, ibyo ngibyo rero bigaragaza ko hari ikintu gishobora kubangamira cyangwa se guhagarika burundu ibikorwa byawe. Ntabwo rero ari ngombwa kugira ngo ugire ubwoba bwo kuvuga ngo sindi bujye mu modoka kugira ngo nakore impanuka, oya, ahubwo biba bifite ubusobanuro bw'uko hari ibintu wari uri gukora biba bigiye guhomba cyangwa se kwangirika. Ahangaha ahubwo ngo ni ngombwa ko uba ugomba gusuzuma neza imishinga yawe ukareba niba nta kintu gishobora kuyihungabanya. Baramukubonye rero ikintu gishobora kuba cyahungabanya imishinga yawe, cyangwa se nanone ukaba ubizi yuko hari imbogamizi runaka zishobora gutuma hari ibintu byawe bitagenda neza, icyo gihe ntuzabyirengagize kuko urota ukora impanuka bishobora kuba ari cyo gisobanuro cyabyo cy'ibyo bintu bishobora kukwangiza cyangwa se bikangiza iterambere ryawe. Tujye ku nzozi za kabiri. Izindi nzozi abantu benshi bakunze guhurizaho ni ukurota uri kubyara. Rero kurota kubyara mu ndoto, ibi ngibi rero bigira igisobanuro cyiza kuko bigaragaza ko ari ikintu gishya ushaka gushyira hanze, ndetse iki kintu gishya ntabwo ari ngombwa ko byanze bikunze kiba kigomba kuba ari umwana. Nubwo uburota uri kumurika alubumu, nubwo biba bisobanuye ko ari ikintu gishya ushaka gushyira hanze, ariko mu by'ukuri ntabwo ijana ku ijana biba bisobanuye ko iki kintu gishya kiba kigomba kuba ari umwana, ahubwo bishobora no kuba ari igikorwa gishya ushaka kubona cyatangiye, cyangwa se ijambo riri ku mutima wowe ushaka kuzabwira umuntu cyangwa se uzavuga. Niyo waba rero warose uri kubyara ikintu kidafite ishusho, ibyo ngibyo rwose nta kibazo na kimwe biteye. Wenda ushobora kurota uri kubyara nk'ikintu giteye n'ubwoba, ariko ikizima ni uko ari ukurota uri kubyara, ibyo rwose nta kibazo biba biteye. Kubyara rero biba bisobanuye ko hari amasezerano yawe agiye gusohora. Iki ngiki kikaba ari kimwe no kurota wenda inkoko igiye guturaga, cyangwa se indi tungo runaka wenda naryo ryabyaye. Ibyo byose byerekana ko ari imishinga iri mu buzima bwawe igiye kugenda neza, cyangwa se hari ikintu gishya ushaka gushyira hanze. Nubwo wowe ubwawe waba ubona ko nta kuntu byagenda, nta hantu byaturuka, ariko mu by'ukuri haba hari ikintu gishya kigiye kuza mu buzima bwawe nubwo waba utakizi. Izindi nzozi za gatatu abantu benshi bakunze guhurizaho mu kurota ni ukurota uzengurutswe n'abantu benshi cyane. Kurota zino nzozi zo kuzengurukwa n'abantu bisobanurwa hakurikijwe ubuzima bwa buri munsi bwa nyiri ukuzirota. Niba uruhande rwa mbere, niba watewe ubwoba n'ubwo bwinshi bw'abantu, ugomba gutekereza ku bugwaro ugira haba mu mibanire yawe n'abandi bantu, cyangwa se mu gutinya gucibwa urubanza mu gihe ushobora kuba wafatiwe mu makosa usanzwe ukora. Nanone kandi ibyo ngibyo bigasobanura ko hari impano ufite ariko utajya ukoresha, maze ngo nurangiza uzibyaze umusaruro ukaba ukwiye kuzamburwa. Mu gihe ariko ubashije kwihagararaho muri zino nzozi uri muri iki gikundi cy'abantu, bikaba bigaragaza ko hari ingano
ingano iri hejuru y'ibyishimo uterwa no kugera ku cyo wari wiyemeje. Ibyo byose rero bikaba bikwereka ko niba hari umushinga cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose utekereza kuba watangira gukora, ushobora guhita utangira kugikora nonaha. Binakwereka yuko kandi niba hari ikintu kibi cyane usanzwe ukora wenda wihishe, uyu munsi umwe gishobora kuzagutamaza ugasanga uri mu abantu benshi bakagushungera bitewe nuko iki kintu wagikoraga wihishe ariko bamaze kukuvumbura. Ariko ikindi, kurota uzengurutswe n'inyamaswa byo bigira igisobanuro bitewe n'izo nyamaswa wari uzengurutswe nazo izarizo. Kuko abahanga basobanura yuko iyo ari nk'uzengurutswe nazo biba bisobanuye ko ugiye guhura n'ibibazo byinshi. Iyo ari imbeba biba bisobanuye ko ugiye guhura n'inyatsi, yaba ari inshishi cyangwa se amasazi, ukaba ufite ibintu biri kuguhiga bishaka kukugirira nabi. Inzozi za kane abantu benshi bakunze guhurizaho barota ni ukurota uvuza induru ariko kandi ijwi ryawe rikanga kugenda cyangwa se rikanga gusohoka. Ibisobanuro by'izo nzozi bisaba kureba ubuzima bwawe bwa buri munsi ubamo, cyane cyane mu minsi mike ishize. Akenshi abantu benshi bakunze kurota zino nzozi wenda bari mu bibazo bikomeye ariko nanone batabaza ntihagire uwo bumva. Ahangaha rero mu buzima bwawe ugomba kureba ko niba hari n'ikibazo wahuye nacyo utari ufitiye ubushobozi, maze kino kibazo kikaba cyaragukomerekeje cyane cyangwa se kikakubabaza. Hari n'igihe kandi wenda biba byarabaye ukiri umwana hanyuma ukongera kubyibuka ukiri umwana. Ibi kandi bikaba binerekana yuko ukeneye kumvwa n'abantu mu buzima busanzwe ku ngingo runaka utekereza yuko batari kukumvaho. Ukeneye kandi kwegera abantu bawe ba hafi wizera, hanyuma ukabatekereza ibibazo byose wumva ufite ndetse n'ukuntu kose uri kwiyumva kugira ngo babashe kugufasha utazahura n'ihungabana. Izi nzozi zikaba zerekana yuko hari ikintu uri kugerageza gufungirana mu mutima wawe, nyamara icyo kintu kikaba gikeneye gusohoka ndetse no kuganirwaho kugira ngo ubashe kugira umutima utuje ndetse umutima ufunguye. Inzozi za gatanu abantu benshi bakunze guhurizaho barota ni ukurota wikubita hasi uturutse hejuru. Ibyo ngibyo bishobora gusobanura yuko utinya kugira igihombo mu mishinga yawe. Niba rero warigeze kugira ikibazo maze ntihagire uwukurengera, izi nzozi nanone zikaba zisobanuye zishobora kukugaragariza ubwoba bwo gutekereza yuko nta muntu n'umwe uba ukwitayeho. Ibi ngibi bikaba bisobanura kugwa ndetse no gutsindwa n'ibigeragezo. Ni kimwe no kurota ugwa mu mwobo. Kurota uva hasi byo ukazamuka hejuru byo bikaba byerekana yuko hari ibintu cyangwa se ugiye kwaguka cyane cyane mu buryo bw'umwuka ndetse no kwaguka kw'impano zawe. Kurota wurira igiti cyangwa se uzamuka esikariye biba bisobanura ko ugiye kuzamuka mu ntera. Izi nzozi zo zikaba zifite ibice byinshi cyane tuzagenda tureba mu bindi biganiro mu bishaka. Tujye ku nzozi za gatandatu. Inzozi za gatandatu abantu benshi bakunze guhurizaho ni ukurota urupfu. Ibyo ngibyo bikunze kuba ku bantu benshi cyane. Kurota wenda wowe wapfuye cyangwa se wenda ugiye gupfa ntabwo biba bisobanuye ko mu buzima bwawe ariko biba bigiye kugenda koko byanyabyo, ahubwo biba bisobanuye ko hari imihindagurikire y'ibintu cyangwa se iherezo ry'ikintu runaka, kandi icyo kintu kizahita gituma habaho itangiriro ry'ikindi kintu gishya kandi cyiza. Ikindi, ibi ngibi bikunze kubaho mu gihe hari icyaha runaka wari umaze iminsi ukora ariko mu by'ukuri ukaba uri kugenda ugerageza kuba wafata umwanzuro wo kukireka hanyuma ugatangira ubundi buzima. Urupfu rero rukaba rusobanuye yuko mu buzima bwawe hari igikorwa runaka cyakorwaga ariko mu mutima wawe ndetse n'ubwenge bwawe n'ibitekerezo byawe byose bikaba byemeranya yuko iki kintu rwose ukwiye kukihorera ndetse gikwiye no kurangira. Iyo urose undi muntu ari gupfa byo ibyo ngibyo biba bisobanura yuko uwo muntu arimo gucika intege akaba agiye kugwa cyangwa se hari impinduka zikomeye zigiye kuba mu buzima bwe. Kurota wambaye ubusa ni inzozi za karindwi abantu benshi bakunze guhurizaho. Kurota wambaye ubusa ibi ngibi biba bisobanura yuko ushobora kuba wumva utarinzwe mu mibereho yawe. Ikindi, binasobanura yuko ushobora kuba ikimenyetso cyo kwisanzura ku bantu bose hamwe no kwigirira icyizere cyo hejuru. Birumvikana yuko nanone bishobora kugira igisobanuro cyiza cyangwa se kibi, ko bishobora kwerekana yuko uri biri hanze ntabangugira. Nanone kandi kuba bisobanura yuko nta gukiranuka ufite kuko uba ufite ibintu byinshi bigutandukanye n'amarangamutima yawe. Kurota wambaye ubusa kandi biba bisobanura yuko hari ikintu mu buzima uba ushobora kuba ugiye kubura ariko gitandukanye no kuba wapfusha umuntu. Izi nzozi nazo zikaba zigira ibisobanuro byinshi tuzarebera hamwe mu bihe bitandukanye. Inzozi za munani abantu benshi bakunze guhurizaho ni ukurota warohamye. Cyane cyane umuntu akunze kurota atya iyo afite ibibazo byinshi bihambaye akunze guhura nabyo cyangwa se afite ibibazo bizamugora kubyikuramo. Icyo gihe rero aba afite ubwoba bwo kuba ashobora kuba zananirwa ako kazi kazaba kamutegereje. Nanone kandi zino nzozi zikaba zisobanuye ko uzagira agahinda kenshi ndetse byanarenga aho ngaho ukaba ushobora kuzarengaho. Kurota uyu muntu uri mu mazi yatohamye asa nabi cyane, ibi nabyo bivuga yuko hari ibyaha uyu muntu ashobora kuba ari kwivurugutamo cyangwa se n'ibindi bintu bibi cyane uyu muntu ashobora kuba ari kunyuramo. Kuko urota warohamye kandi bishobora gusobanura urupfu, kuko nyiri ukubirota aba arimo aratekereza ko imbaraga zisigaye ari imbaraga z'Imana cyangwa se ari imbaraga zindi z'ubundi bubasha bundi bukiri hejuru. Inzozi za cyenda abantu benshi bakunze kurota kandi bagahurizaho ni ukurota wakutse amenyo. Ubundi amenyo ni ikimenyetso cy'ubuhanganye ndetse no kwigirira icyizere n'inyota yo gushaka gutunga. Gukuka amenyo mu nzozi rero bikaba ari ubwoba bwo
gutinya kuva mu buyobozi bw'ikintu runaka kandi wari ukomeyemo. Ibi byerekana yuko niba hari ahantu runaka wakundwaga cyangwa se wafatwaga nk'uw'ingenzi, ibi byose bishobora kuba bigiye guhinduka mu gihe kizaza. Inzozi za 10 abantu benshi bakunze guhurizaho kandi bakazirota ari benshi ni ugushyikirizwa ubutumwa. Gushyikirizwa ubutumwa cyane cyane utiteguye bishobora kugushimisha, bikagutungura cyangwa se bikagukomeretsa cyane. Urugero rwa hafi ni ngo utegereza ibisubizo by'ibizamini, aho kandi binasobanura yuko hari umuntu ushobora kuba wifuza kubona wenda udaherutse kubona. Ibyo byose bikaba bizagendera ku bihe uri gucamo, ariko kandi igisubizo cyoroshye kuri izi nzozi ni uko hari ikintu runaka ushaka gukora cyangwa se ufitiye amatsiko. Inzozi za 11 abantu benshi bakunze guhurizaho ni ukurota warubonye amafaranga cyangwa se ufite amafaranga. Kurota zino nzozi ufite amafaranga bisobanura yuko uyu urota amafaranga aba afite ubukire mu mutima we, ubukire bwinshi aba ashaka kuzashyira ahagaragara, ndetse izi nzozi zikaba zinagaragara uburyo umuntu ateye, ibyo akunda ndetse n'ubushake bwo kubishyira ahagaragara kugira ngo abashe kumenwa. Ariko nanone niba urota amafaranga mu nzozi warangiza ugahita witekerezaho, ubwo ngubwo uri umuntu ushobora kubugira ubugogo. Niba uhita wishimira nanone guhita usangira n'abandi, ubwo ngubwo ubuzima bwawe bushobora kuba bwuzuye urukundo ndetse no gusabana. Inzozi za 12 abantu benshi bakunze guhurizaho ni ukurota ubukwe. Ibi ngibi bigira ibisobanuro byinshi bitewe n'uwo biroteye cyangwa se n'uburyo ubirosemo, ariko kenshi ibi ngibi bisobanura urupfu. Abahanga bavuga yuko iyo urose umuntu w'umugabo yakoze ubukwe yambaye ikanzu y'ubugeni, ibyo ngibyo biba byerekana urupfu nubwo rwaba atari urw'uwo muntu. Niba urose umuntu w'umugabo akora ubukwe yambaye agatimba cyangwa se yambaye ikanzu y'abageni, icyo gihe biba bisobanuye urupfu byanga byakunda, nubwo ashobora kuba atari uwo muntu uzapfa, ariko kenshi biba bisobanuye urupfu. Ariko iyo urose abantu basezerana byo biba bishobora gusobanura gushinga urugo cyangwa se kubona agakiza, cyangwa se nanone ko bashobora kongera kwivugurura mu gakiza maze bagasubira mu byerekeranye no gusenga bari baravuyemo. Bikaba bifite ibice byinshi cyane bitandukanye umuntu azagenda arebera hamwe mu bindi biganiro. Ikindi wenda package ya nyuma ni ukurota uri ku igare. Kurota uri ku igare ni ibintu bishobora gusobanura urupfu, ariko nanone kurota uri mu modoka cyangwa se nanone uri kuri moto, ibi ngibi bikaba bishobora gusobanura ko uri kwihuta mu iterambere, cyangwa se wenda bikaba bisobanura urugendo rw'ivugabutumwa, byose bitewe n'ibyabanje. Ikindi kandi ibyakurikiranye muri izi nzozi zawe nabyo bigenda bisobanura neza, bigaragaza inzozi zawe icyo zisobanuye bitewe n'icyabiteye cyangwa se n'uburyo byagiye bikurikirana. Izi nzozi zo kurota ugendera ku igare nazo zifite ibice byinshi cyane tuzagenda turebera hamwe. Ikindi kurota urimo kurya, izindi nzozi abantu benshi bakunze guhurizaho, ndetse kurota urimo kurya bigira ibisobanuro byinshi cyane bitewe n'ibyo waryaga. Urugero iyo warose ry'ibintu bikomeye cyane wenda nk'imyumbati cyangwa se n'ibindi bintu byose wafata nk'ibikomeye cyangwa se wenda bishaririye nk'umuravumba, biba byerekana yuko ugiye guhura n'ibibazo bikakaye mu buzima bwawe buri imbere. Ariko nanone iyo warose ibintu uri kurya ibintu byoroheje biryohereye wenda nk'inyama, ibi ngibi biba bisobanura yuko ubuzima bwawe buba bugiye kuzagenda neza. Izi nzozi zose tuzagenda tuzirebera hamwe mu bihe byacu biri imbere, aho tuzagenda dufata inzozi zimwe tuzigusobanurire mu buryo burambuye. Twagendaga tubinyura hejuru, ariko ubutaha mu bindi biganiro tuzagenda dufata inzozi tuyisobanura neza kugira ngo yumve mu buryo burambuye. Ciao ciao.